Wow, mbahaye ikaze kiganiro mukunda muri benshi. Murabizi ko kigamije guhindura imyumvire, imigirire, imimerere, icengura mu bantu ndetse no kuboneza uburere mboneza mu bantu muri rubanda. Bikibagezaho Liberté Rwema nk'ibisanzwe, profeseri wanyu. Burya bajya bavuga ngo agasebe kamaganya ugashima ubyutse. Wabyumvise neza. Agasebe kamaganya ugashima ubyutse. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku nsanganyamatsiko igora benshi ariko ifite imbaraga nyinshi cyane. Ukuri kubabaza ariko kugakiza. Burya mu buzima umuntu ugukunda by'ukuri si ugusekera buri gihe n'ugufasha gukura niyo byaba ari ibisaba ko ubabara. Inshuti nziza ni kubwira ukuri niyo ko baba bagushaririye nk'umuravumba, si ihora igusingiza ibisigo by'amagorane. Abarokore niho bajya bavuga ngo kuri kubabaza umutima ariko kukavura ubugingo. Abanyarwanda babivuze ukuri ngo kuri guca mu ziko ntigushye, ariko undi aravuga utubanga kukubwira amakosa niho ugutera kuyagwamo. Sinzi niba ujya utekereza kuri ibyo bintu, kuko hari ukuri tujya twirengagiza ariko mu by'ukuri ariko gufite imbaraga ariko kukadukijije. Kwa kuri tutabwirwa ko kubabaza kandi ko kubabaza ariko gukiza. Munyebere tujyana muri iyi nkuru. Ni inkuru mpamo cyane yabaye ku nshuti yanjye. Nari ngiye kumuvuga izina ariko reka izina ndihindure. Reka tumwite Stan. Nimba witwa Stan ntugire ngo ni wowe tuvuze, oya. Ni kugira ngo turusheho kumva neza no gusobanukirwa. Stan yari afite inshuti ye bakundanaga cyane bitaga Donati. Basangiraga kabisi n'agahiye, mbese ari inshuti zakadasohoka. Ariko Stan agakora amakosa menshi cyane. Iyo Donati yabonaga Stan akora amakosa menshi, yaramusekeraga akamushimira akamubwira ko ari umuntu w'umugabo, akumubwira ukuri. Burya ngo ukuboko kwagutamitse niyo kuje kukuniga uremera. Stan agahora mu makosa ariko Donati akamushimira ati ibyo nibyo bugabo. Ya myumvire ngo burya amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ay'umugore se. Reka dukomeze. Yari afite indi nshuti ye bitaga Kadafi. Kadafi yakunda kuvuga cyane, ariko we iyo yabonaga ibitameze neza kuri Stan yamubwiza gukuri. Akavuga ati Stan ibi urimo sibyo, bizakugera ingaruka. Ariko akabyirengagiza. Uwa mbere ari we Donati yamuhaga ibyishimo by'ako kanya. Uwa kabiri ari we Kadafi yamubabazaga umutima. Ariko igihe cyaje kugera Stan atakaza akazi ke kubw'imyitwarire ye mibi. We yumvaga nta kitwaye, baza kumwirukana mu kazi kandi yari afite akazi keza. Yangiza izina rye n'imibanire ye irasenyuka. Rubanda baramwota, bamutera icyizere, atangira gusaba abo yimwe. Sinzi ni muri kubikurura ngo byumve. Inshuti nyinshi bajyaga basangira zamushizeho kuko zamukundaga afite icyo aziha. Hari inshuti mu buzima dufite zigukunda kubera icyo ufite, bitewe n'icyo uziha, bitewe n'icyo zigukuraho. Yego, hari abakire bazi ko hari ababubaha, kumbe babubaha kubw'ibyo bari bubakureho. Birumvikana cyane. Umuntu ugukunda by'ukuri si ugusekera buri gihe, n'ugutera imbaraga zo kuba mwiza kurushaho. Hari umukunzi w'ikiganiro ubuzima n'abantu, ari mu Burundi, bamwita Nzobakiza. Twari turi kuganira, mubwira ko ndi gukora ikiganiro kijyanye no kuri gusharira cyangwa se kubabaza ariko gukiza. Arambwira ati nanjye nakuze mu rugo bansingiza cyane, nakora amakosa bakambwira ngo ndacyari umwana, ngo mureke ngo ndacyari umwana, azakura ngo azabireka nakura. Ariko agira amahirwe ahambaye cyane utapfa kubona handi. Agira nyirarume w'inararibonye w'inyarugenge cyane. Yakora amakosa akamuhamagara ati Nzobakiza, ibi bintu urimo ntabwo ari byo, ubihindure cyane. Nzobakiza akibaza ariko se
umuhoro umbwira ngo mbuze amahoro bimeze bite, nuko nkunda kurushaho, ariko agakurikiza inama marume we yamugiraga nyirarume. Nyuma y'igihe imyaka yagiye ishira, abo bamusekeraga baracecetse. Nyirarume we niwe wamubereye inkingi ya mwamba. Nibwo yamenye ko amagambo yamubabazaga ariyo yamaze kumukiza. Yego, ukuri si uguhora gushimisha, rimwe na rimwe ukubabaza umutima, kuguca intege, kukagutera kwibaza byinshi, ariko kukurinda kurunduka no gusenywa buhoro buhoro cyane rwose. Mu mibanire burya ukuri kubabaza niko kubaka ikinyoma cyiza cy'ejo hazaza. Umva aka kantu, ukuri kugutera amarira uyu munsi ni nako kuza kukurinda amarira menshi cyangwa se amaganya menshi wari kuzarira ubudahozwa ejo hazaza. Nyemerera ngubaze wowe kuri iki kintu kiganiro, ese byigeze bikubaho? Wigeze mu buzima bwawe wakira ukuri kurakubabaza ariko biza kukugirira umumaro, cyangwa hari igihe wakwirengagije bikakugiraho ingaruka? Ese wahitamo umuntu ukubwiza ukuri kukubabaza, cyangwa wahitamo guhisha ukuri ngo wishime by'igihe gito? Uze kuduha igisubizo n'igitekerezo cyawe muri comments, dusangire uko byumva. Nakoze cyane gukurikira ikiganiro Ubuzima n'Abantu. Niba wakunze ikiganiro kanda subscribe, usangize abandi. Uko ni ukuri, nubwo ari ukuri kubabaza ariko kurakiza. Twibuke ko ukuri kubabaza ariko kugakiza. Yari Bertrand Rwema nk'ibisanzwe, profeseri wanyu. Tumwifuriza n'ubwirwa mu buzima, Nyagasani abarinde ibyago kandi abagurira imbago. Ndabakunda cyane. Peace up.